twongeye kubasuza tunabaye ikaze muri studio za One Nation Radio ijwi rya Diaspora Nyarwanda ivugira hano muri Amerika. One Nation Radio ikaba ikomeje kubifuriza umwaka mushya wa 2019. Ngiye nkabandi Bahati Kalisa ugiye kubagezaho ikiganiro musanzwe mumenyereye aricyo Diaspora Time. Nkuko busanzwe mubimenyereye ikiganiro kiba kabiri mu cyumweru. Iki kiganiro cya Diaspora Time kikaba kibanda ku bikorwa diaspora iba yakoze mu gihugu mu Rwanda no hanze yaba muri Amerika yaba i Burayi ku isi hose. Tukaba dukomeje kubifuriza umwaka mushya wa 2019 twari tubona hose ku isi diaspora abantu bizihije umwaka mushya wa 2019. Nizere ko uzabera umwaka w'ibyiza n'ibyishimo. Inkuru rero twabateguriye uyu munsi ikaba ari inkuru yagarutsweho mu itangazamakuru cyane y'umugabo witwa Ndahimana Narcisse. Uyu mugabo wo mu murenge wa Shogwe mu karere ka Muhanga, murabiswe uyu mugabo aherutse gukora ubukwe yasezeranye cyangwa se yarasezeranye yambaye kamambiri, bikaba byaragiye binyura mu itangazamakuru ritandukanye aho yagiye abona inkunga zitandukanye. Iyi nkuru rero impamvu tuyigarutseho nuko diaspora yo muri Amerika, abanyarwanda baba muri Amerika batanze inkunga yo gufasha uyu wasezeranye yambaye kamambiri ari we Ndahimana Narcisse. Iyi diaspora ihagarariwe na Businge Immaculate, bakaba baratanze inkunga y'amadolari 1,050. Akaba ari amadolari menshi cyane. Dushimiye no diaspora muri Amerika yakoze iki gikorwa kidasanzwe cyo gufasha cyangwa se cyo gutera intambwe bafasha uyu muvandimwe w'umunyarwanda uba mu Rwanda wari ukeneye ubufasha. Aya mafaranga bayatanze nk'inkunga yo kumufasha kwivuza mu burwayi bwe by'umwihariko ndetse no gushaka agashinga kamufasha kwivana mu bukene nawe agatera imbere. Immaculate Businge, Vice President w'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashikirije iyi nkunga uyu muturage muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Aba batanze inkunga bavuga ko bishimiye cyane kuba uyu Ndahimana Narcisse yarafashe icyemezo cyo gusezerana imbere y'amategeko, yirengagije ubukene bukabije yari arimo, akemera gusezerana mu buryo buciriritse yari arimo. Businge aragira ati, turi kumwe n'umwe mu banyarwanda baba muri diaspora nyarwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje mu Rwanda mu bikorwa bitandukanye birimo kwitabira inama y'umushyikirano iba buri mpera z'umwaka mu kwezi kwa 12, ndetse yanaje ahagarariye diaspora nyarwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Texas, Dallas. Reka tumikaze hanyuma atwibwire tuze dukomeza tuganira. Andi amazina yanjye banyita Immaculate Businge, nkaba ndi Vice President w'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Muraho neza? Muraho Donata, nishimiye kuba namwe muri mugoroba. Kigali waje mu biki? Naje Kigali nje mu minsi mikuru, nje mu mushyikirano, nje no kubona n'abavandimwe muri rusange. Cyane wagenze ute? Umushyikirano wagenze neza cyane, twigeme inyigisho nyinshi cyane zitwubaka nk'aba diaspora ndetse n'u Rwanda muri rusange. Hari ibyo mwasabye nka diaspora mu myanzuro yafashwe mwabyakiriye mu? Imyanzuro yagenze neza cyane kuko ntago bitureba twe nka diaspora gusa, ahubwo bireba abanyarwanda muri rusange bijyanye n'icyerekezo 2050. So tubona ari imyanzuro myiza kandi izafasha u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange. Hanyuma bimwe mu byari byabazanye harimo igikorwa cyo gufasha umwe mu baturage bo mu ntara y'Amajyepfo yitwa Ndahimana. Mwabitekereje muti? Nk'abanyarwanda baba hanze n'ubusanzwe dusanzwe dufasha abanyarwanda iwacu muri Amerika aho dutuye. Njye ubwanjye ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkaba ntuye muri leta ya Texas mu mujyi wa Dallas. Abanyarwanda rero bo muri uwo mujyi wa Dallas bumvishe inkuru yo munyarwanda, ibarabashimisha rero baje kandi nashimishije kubona umuntu n'umukene n'umurwayi ariko akumva ko mu bukene bwe ntago byamubuza gutera intambwe nk'umunyarwanda ngo yubake urugo, nubwo yari muri kamambiri, nubwo yari arwaye afite ubumuga, ariko ntibyamushubije inyuma. Yari afite icyizere uko byagenda kose kaba nk'umunyarwanda. Twumva nk'abanyarwanda rero ko twamutera inkunga. Ni nabwo abanyarwanda nyine bishyize hamwe bo muri Dallas, Texas, bamuha inkunga ingana n'ibihumbi 950 ubwo y'amanyarwanda, yari amadolari 1,050 kumufasha nyine muri urwo rugendo rwe. Si menshi cyane ariko n'intangiriro kuko hari n'abandi banyarwanda benshi bamufashije. Tukaba twifuje nyine nawe ko twamufasha muri urwo rugendo rwe, ari ukwivuza, ari mu buzima busanzwe nk'umuntu nyine ufite ubumuga kandi unakennye, kugira ngo tumutere inkunga muri rusange kugira ngo nabashe kubaho ubuzima
nk'abandi banyarwanda. Mwumva wenda nk'ayo mafaranga mwamugeneye nk'uko mwabivuze n'izindi nkunga z'abanyarwanda zagiye zikusanywa ndetse zimwe yamaze no kubona, byamufasha iki uretse kwivuza? Uretse kwifuza ni umukene nk'uko twabibonye, nk'uko abanyamakuru bose babigaragaje. Afite abana batoya, nk'uko mwabibonye afite abana ngira ngo 3 batoya bari mu bukene. Urumva ko akeneye n'ubuzima muri rusange kugira ngo abashe kubaho nk'umuntu, nabo bana bakwiye kugira ubuzima bwiza. Twumva rero uretse kwivuza, gushaka gushaka icumbi, ni byiza ko numvise ko hari n'abandi batera nkunga bamufashije gushaka inzu, icumbi. Ubwo iryo cumba azakenera ibyo ashyiramo, azakenera uko abaho muri rusange, kuko byagaragaye ko ubuzima bwe yari uretse kurwara gusa butari bumeze neza. Ko turizera ko ari inkunga y'intangiriro, saho bizagarukira gusa, ariko twakwifuza ko yatera intambwe mu buzima bwe, kuba yabaho neza, kuba yakwivuza akanabasha kugira intangiriro y'ubuzima yabaho muri rusange. Inkunga mwabashije kuba mwayimushikiriza? Inkunga kubera twari twifuje kuyimushyikiriza mu ntoki, ariko nganiriye nawe, nganiriye n'abandi bamutegereje kumutera inkunga, bigaragara ko umuntu nkuriya ararwaye ku bihumbi birenze 900. Twumva urwego rw'umutekano bitaba ari igitekerezo cyiza. Mvugana nawe abasha kumpa konti ye, amafaranga namaze kuyadepoza kuri konti ye muri Beka. Twumva rero byaba byiza mu rwego rw'umutekano no kubanza yabasha kwizigama neza, wenda hatagira ibisambo byamutera bikaba byanamwiba. Ari mu rwego rero twahisemo kuyashyira kuri konti ye kugira ngo azabashe kuyajera cyangwa se ayakoreshe yitonze, ntabwo bafite ngo amafaranga ari mu nzu. Ni byiza kuba wenda ari kuri konti nk'uko mbivuze ko umutekano we ndetse n'uwo mafaranga, ariko nanone uko bigaragara gukoresha amafaranga afite amaze kwakira n'ikibazo. Haba hari inama wenda mu bijyanye n'imicungire n'imikoreshereze mwaba mwamugiriye? Twagerageje kuvugana, urebye ni ibintu nawe byamutunguye, ntabwo yatekerezaga ko izi nkunga ari kubona wenda zagombaga guhita ziza byihuta. Ariko urumva ari umuntu utuje kandi afite abantu b'abajyanama bagerageza kumugira inama. Hano narimo mvugana n'abantu barimo ba Dani Vumbi ngo bashyize hamwe na groupe imufasha kugira ngo mugire inama n'abamufashe gufungura iyo konte. Baragerageza kumufasha kumwereka ese ukeneye iki cyihuta, wabanza iki mu bibazo bikugarije kugira ngo bashe kubikemura. Ndibaza rero ko no kuba byonyine yabashe kubona yarafunguye konti atarayifite, abantu bazagerageza kumufasha kugira ngo nayo mafaranga abona abashe kuyagera neza kandi abashe kumufasha mu buzima bwe n'umuryango we. Hanyuma n'ubuye butumwa mwagenera abantu muri rusange, yaba ba diaspora n'abanyarwanda baba hano imbere mu gihugu? Ubutumwa navuga muri rusange nk'abanyarwanda, ngira ngo n'umushyikirano sinzi na mwarimu hari batubwiye ko icyambere n'ubumwe bw'abanyarwanda. Bavuze ko niba muri bamwe mugenzi wakagira ikibazo agomba kumutabara. Ni byiza rero ko twahora dutabarana mu bintu bitandukanye. Umunyarwanda mugenzi wawe, yaba ari uwo muturanye, yaba atari uwo muturanye, yaba ari ubuzi cyangwa utazi, afite ikibazo kandi ufite uburyo wabasha kumufasha, twabana hafi tukegerana nk'abanyarwanda, tugakundana, tugafashanya, tugaterana inkunga kugira ngo kuko u Rwanda ruzatera imbere abanyarwanda bari inyuma. Numva rero cyangwa kugira ngo u Rwanda rutere imbere tugane mu cyerekezo twifuza cya 2050, nuko twafatanya nk'abanyarwanda mbere kugira ngo n'igihugu tubashe kugiteza imbere. Muri make amakuru nuko dufatane n'umugongo, dukundane kandi twubaka igihugu cyacu kigana mu cyerekezo twifuza. Murakoze, tere tugushimiye ku mwanya wawe ndetse tubashimiye n'igikorwa cy'urukundo nk'abanyarwanda bo muri Texas Dallas mwakoze, kandi bizakomereza nk'uko mu busanzwe mubikora. Murakoze cyane kandi ngo turabashimira One Nation Radio ku buryo mugezaho amakuru ya diaspora mu banyarwanda bose ndetse no muri diaspora muri rusange. Tukaba dushimira ubufatanye bwanyu kandi tukazahora tubari hafi mu makuru mwifuza, ari ayo mushaka kuvana muri diaspora cyangwa se no mu Rwanda. Ubwo mukomeze gukora akazi keza. Murakoze cyane. Murakoze. One Nation Radio, the voice of Rwandan community abroad. Reka rero mbashimire mwebwe mwese twabanye muri aka kanya, mbabwire mukomeze mugire impera z'umwaka nziza, mbifuriza nanone umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019 uzababere uwishya n'ihirwe, ndetse munakomeze kuryoherwa na gahunda za One Nation Radio, dore ko ibyo tuba twabateguriye ari byiza kandi byinshi. Uyu Immaculate Businge yaje yitabiriye umushyikirano aho diaspora nabo batanze ibitekerezo byanagarutsweho mu myanzuro yafashwe.
murumva ko iki gikorwa ari cyiza cyane nk'abanyarwanda baba hanze kuzamura bagenzi babo bari mu bukene, tukomeza gushishikariza izindi diaspora zose kugenda zitera ikirenge muri zino diaspora zindi zo muri Amerika n'ahandi hose. Dukomeje rero gushimira abantu bose bagumya gukurikira cyo kiganiro, bagenda batanga n'ibitekerezo kuri Diaspora Time, kuko bigira umusanzu bitanga mu kubaka abanyarwanda baba hanze n'igihugu muri rusange. Iki kiganiro kikaba ari cyo gisoje umwaka wa 2018, dutangira 2019 uzababere uw'ibyiza gusa. Tukaba tubaraki ibiganiro byinshi kandi byiza bishya mwagiye mudusaba bitandukanye. Njye nkaba ndi Bahati Kalisa wa National Radio America.